Bami TV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi abarwayi, abafite ibibazo nyagasani aborohereze bikemuke. Uyu munsi rero tugiye kubazaho ku tuntu n'utundi k'umuhanzi w'icyamamare witwa Platini. Platini ntago muziho byinshi, ariko hari igikorwa yakoze gituma mwubaha birenze, bituma mbona ko ari uw'agaciro, afite ubumuntu muri we. Uyu muhanzi witwa Platini ntabwo nari muziho ibintu byinshi atarakora igikorwa cy'ubutwari aherutse gukora, aho uyu muhanzi yakusanyije amafaranga agafasha abana ba Jay Polly. Byatumye mvuga ko ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda ufite urukundo kurusha abandi, bityo muha respect. Yakoze ibintu by'indashyikirwa, ni bakeya hano mu Rwanda wakumva agerageje gufasha abana ba mugenzi we bakoraga umwuga umwe. Ni igikorwa rero cy'indashyikirwa. Platini komerezaho, kandi urwo rukundo uzaruhorane, uzarurage n'umuryango wawe n'abana bawe, nyagasani Imana azaguha umugisha kandi utagabanyije. Rero ku tuntu n'utundi nari nabateguriye uyu munsi ku bahanzi, cyane cyane uyu nguyu Platini twahisemo kuvugaho. Nahangaha nyashoreje, ikiganiro nakagaruka. Ndabakunda, bye bye.